Kiliziya Gatolika niyo ifite abanyarwanda benshi miliyoni zirenga 5 ku banyarwanda dufite bose yego n'abakristo ba Kiliziya Gatolika. Nta paruwasi ya Kiliziya Gatolika itagira umupadiri uyiyobora cyangwa uyireberera haramutse habaye impamvu yuko wari uhari abisabwa. Nta mupadiri muri Gatolika utarize. yego Insengero ubwo mvuze itorero rimwe ufashe irindi torero rigenzi ryaryo nka DPR rimaze imyaka 80 yego rifite insengero zigera ku 3,000 mu gihugu. Rifite abashumba hejuru ya 75% yego batarangije primaire. Yewe ubwo washyiraho amashuri angana iki ariko kamubwira iki itegeko rikora noneho cyoroshye. Iki itegeko rikora ngira ngo no gusobanura icya DPR yakoze nubwo n'ubigifite ibibazo. Buriya reforme ya DPR itangira bari bafite amaparuwasi arenga 400 mu gihugu. Kubera itegeko ryari yararangiye tuganira nabo tuvuga ariko duha n'ubundi itegeko icyo rivuga. Kuba mufite ibibazo byo gukora bingana gutya nta n'impamvu tubaha imyaka 5. Twavuze ko bitarenze imyaka 5. Mwebwe n'umugende mudushyikiriza amaparuwasi mushobora kubonera abayobozi yego bafite kaminuza. Nibura cya kindi kibanza turavuga tuti nibura tuzihanganira ko bafite kaminuza badafite theology kuko hano muri Kigali habonetse amashuri online, amashuri arahari yaho umuntu yakwiga certificate yego ya kaminuza yemewe yaba y'amezi 3 yaba y'umwaka ya theology cyangwa y'ubumenyi mu by'Imana. Uzi ko basubiyeyo bakatugarurira paruwasi 143 kuko batashoboraga guhamana paruwasi 400 ngo babone abashumba bafite izo lisansi.